Isomo ryo mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyagalati. Bavandimwe, mwumvise kandi imigirire yanjye kera nkiri mu Kiyahudi, ko natotezaga bikabije Kiliziya y'Imana nshaka kuyitsemba. Kandi benshi mu bo tungana dusangiye n'ubwoko nabarushaga gukurikiza idini rya Kiyahudi nkabasumbya ishyaka mu guharanira umuco karande w'abasokuruza. Nyamara umunsi uwanyitoranyirije nkiri mu nda ya mama yampamagaye kubw'ineza ye ngo ampishurire umwana we kugira ngo mwamamaze mu mahanga, ako kanya nahise mpaguruka ntawe niriwe ngisha inama, habe no kuzamuka i Yeruzalemu ngo nsange abantanze kuba intumwa, ahubwo nagiye muri Arabiya, nyuma ngaruka i Damasi. Nyuma y'imyaka 3 nibwo nazamutse i Yeruzalemu kureba Petero, tumarana iminsi 15. Nta yindi ntumwa twabonanye uretse Yakobo, umuvandimwe wa Nyagasani. Ibi mbandikira, dore ndi mu maso y'Imana simbeshya. Hanyuma naje mu ntara ya Siriya na Silisiya. Kiliziya za Kristu ziri muri Yudeya zari zitarambona, usibye ko numvaga bavuga ngo wa wundi wadutotezaga kera asigaye yamamaza ukwemera yahoze arwanya, nuko zigasingiza Imana kubera njye. Iryo ni ijambo ry'Imana.